turebe imirimo ihishe y'abamarayika abantu benshi batazi iri mu gitabo cya Enoki. Igitabo cya Enoki kigaragaza abamarayika bitandukanye cyane nuko abantu benshi batekereza abamarayika, kuko buri mumarayika afite inshingano n'ahashinzwe. Muri iyi video rero turasoma kandi dusobanura igitabo igice cya 20-21 mu gitabo cya Enoki. Turasesengura imirimo y'abamarayika bera n'ahantu uhoraho hakaze hateguriwe abarenze imbibi z'ijuru. Mwibutse ko iyo atari inyigisho ya teolojiya, ahubwo ni ugusoma no gusesengura inyandiko ya kera. Iyo abantu batekereje abamarayika rero, benshi bibwira ko abamarayika bose bameze kimwe kandi bafite inshingano zimwe. Ese nawe niko wabitekerezaga uyu munsi? Niba atari ko andika motivo yasiko nabitekerezaga. Ariko igitabo cya Enoki kiduha ishusho itandukanye cyane uko abamarayika bameze. Abamarayika bashinzwe ahantu hatandukanye, abantu yaba amakuba, tartar, paradizo n'urubanza yewe rugeretse. Igitabo cya Enoki rero ni imwe mu nyandiko za kera, inyandiko z'abayuda n'ubwoko 10 bw'Imana bwabuze, zakuwe muri Bibiliya tuzi yemewe n'amadini menshi. Amadini yishyiriyeho muri 325 ubwo Constantine yakoranyaga muri uwo mwaka 325 nyuma y'ivuka rya Kristo. Nubwo hari abemera iyi nyandiko, hakaba n'abandi bayihakana. Iyi nyandiko ya Enoki hari abayemera n'abayihakana. Iki ni igitabo cyabayeho kera cyane kandi cyagize uruhare rukomeye cyane mu buryo bukomeye bwafashaga abantu ba kera kumva isi y'umwuka. Abamarayika no kwigomeka kwabo, ibyo byose byari bizwi n'abantu ba kera, babikuraga mu nyandiko zihishe zavanywe muri Bibiliya yaba n'igitabo cya Enoki. Ibyo tugiye gusoma rero si ibisobanuro by'abantu, ahubwo ni inyandiko ubwayo. Reka dusome inyandiko, nyuma dusesengure, turebe inshingano za buri mumarayika n'amazina yabo n'ibyo barinda n'ibyo tugiye gukurikizaho. Ayo ni amazina y'abamarayika rero bera. Barinda Uriyeli, umwe mu bamarayika bera ushinzwe isi naho bita Tartar. Aho hantu ni hebaho. Uriyeli ntavugwa nk'intumwa gusa, ahubwo ashinzwe Tartar, ahantu hajya abari mu kato. Yaba abamarayika bari mu kato niho bajya ahantu hitwa Tartar. Rafaheli, umwe mu bamarayika bera ushinzwe imyuka y'abantu. Ibi byerekana ko hari umumarayika ushinzwe kurinda abantu bwabo. Raguel ashinzwe guhana inyenyeri. Mikayeli ashinzwe imibereho myiza y'abantu n'amakuba. Iyo uri mu makuba burya haba ari umumarayika wawe ufite. Mikayeli. Sarakiel ushinzwe imyuka yose ikora icyaha. Iyo ukoze icyaha rero ufite ugushinzwe harandika akanota, niyo mpamvu ugomba kwitwararika. Gaburiyeli ushinzwe paradizo, inzoka n'abakerubi. Abakerubi wibuke ko hari abakerubi bashinzwe ubwami bw'Uwiteka, baba bari ku ntebe y'Uwiteka, bashinzwe kugenda hirya no hino bafite ubwami bw'Uwiteka. Ramayeli ushinzwe abazazuka bose, nabo bafite ubashinzwe. Ibigiye gukurikira mu gitabo cya Enoki rero ntibyoroshye. Uti gute? Enoki yajyanwe ahantu h'amakuba, ahantu hatari hateguriwe abantu namba. Enoki aratubwira ibyo yabonye aho hantu. Ubwo yageraga aho hantu yahabonye iki? Reka twumve. Enoki aratubwira, nakomeje nerekeza aho hantu hari amakuba akomeye cyane, nahabonye ikibi cyane. Nta juru riri hejuru yaho, nta si ihari, nta kajagari n'akaga gakomeye cyane gusa bitabaho. Nabonye inyenyeri 7 z'ijuru zifatanye ziri aho hantu, zimeze nk'umusozi ugurumana umuriro waka cyane. Izo nyenyeri 7 zivugwa ni ibiremwa byishe amategeko y'Uwiteka. Nawe rero umuntu iyo wishe amategeko y'Uwiteka, menya ko biba byandikwa. Buri mumarayika wawe aba byandika, ujye umenya ko baba bareba byose babandika. Nuko Enoki ahita abaza impamvu izo nyenyeri ziri aho n'amategeko zishe n'ibyaha zahamijwe. Izo nyenyeri zivugwa rero nizo zigometse ku Uwiteka Imana yaremye byose. Nuko Uriyeli, umwe mu bamarayika bera, arambaza ati, Enoki, kuki ubaza cyane? Kuki unyoteye kumenya ukuri cyane? Reka rero dusimbukire ku ivanjiri ya Tomasi, nayo tuzakomeza gusoma muri iyi minsi nk'uko ubizi. Wibuke ko ivanjiri ya Tomasi tubwira ngo shaka ubaze, nubaza nushaka uzamenya, numenya
bizagutera ubwoba. Nimara gutera ubwoba bigutangaza, nimara gutangaza kubera ko wamenye byagutangaje, byaguteye ubwoba, bizakumara ubwoba, noneho uyobore byose. Akaba ariyo mpamvu Enoki yakomeje Uriyeli, mbwira ibintu by'aha hantu bimeze gute. Urabona rero ko kubaza bitera kumenya. Enoki yashizwe abonye igisubizo da. Reka turebe uko Uriyeli yamusubije n'igisubizo yamuhaye uko giteye. Uriyeli amubwira ati, uyu ni umubare w'inyenyeri z'ijuru, zimwe zishe amategeko y'Uwiteka, zikaba ziri hariya ahantu wabonye imyaka 10,000 yose. Iyo myaka nirangira rero nibwo igihano cyabo, igihano bagenewe, kizarangira. Enoki arakomeza atubwira ngo, maze nuko tuva aho hantu tujya ahandi hakurikira, hari hateye ubwoba bukomeye cyane kurushaho, mbona ikintu giteye ubwoba kitigeze kibaho. Hari umuriro mwinshi waka cyane ugumana, nuko aho hantu harakinguka. Mbona harakingutse kugera mu rwobo rurerure cyane, huzuyemo inkingi nini z'umuriro, zimanuka ikuzimu ahantu ntabasha kubona. Sinabashije kuhabona kuko utabasha koheza n'amaso ngo ugeze mu mpera zaho cyangwa ubunini bwaho, ndetse sinashoboye no kubyumvisha kuko byari bindenzeho pe. Maze ndavuga nti, Enoki, mbega ukuntu aha hantu hateye ubwoba kandi biteye agahinda kubireba. Hateye ubwoba kandi biteye agahinda kubireba ibiri kuhabera. Bivuze iki rero? Dukurikije igitabo cya Enoki, aha hantu ntabwo ari ahantu haterwa abantu, ahubwo ni gereza y'abamarayika bishe itegeko ry'Uwiteka bakarenga imbibi bahawe. Gute abamarayika bacumura? Abamarayika ntabwo bacumura nk'uko ducumura, ngo babikoranye ubugome, ibyaha, amashyari, ibintu nk'ibyo, ahubwo bacumura iyo bihaye inshingano zirenze imbibi Uwiteka yabahaye. Nuko nguko abamarayika bacumura. Iyo itegeko ryarenzweho rero, urubanza nirwo rukurikiraho. Enoki arakubwira ngo iyo itegeko ryishwe, urubanza nirwo rukurikiraho. Nuko Uriyeli asubiza Enoki ati, kuki ufite ubwoba cyane Enoki? Enoki nawe aramusubiza ati, ni ukubera ahantu hateye ubwoba cyane n'umubabaro uhari. Uriyeli arongera rero ati, ahantu ubonye niho uburoko bw'abamarayika bamwe bagomeye Uwiteka kandi bazahafungirwa ubuziraherezo, noneho bahave ya myaka 10,000 ishize, ariko noneho babyita ubuziraherezo kubera ko ari igihe kirekire. Niba rero iyo video yakunyuze, urebe n'indi video aho ngaho ku ruhande ivuga ku myaka 18 Kristo yabuze, tutaza ahari, aho yagiye, icyo yakoraga, ese yakoraga iki, kuki iyo myaka ya Kristo kuva ku myaka 12 kugeza ku myaka 30 batatubwira aho yarari, za kiliziya, insengero, ababishopo, abapadiri, abaposos, abo bose ntago bakubwira iyo myaka Kristo yari he. Ibitabo bivuga kuri iyo myaka byagiye byaburiye he. Niba iyi video wayikunze rero, kandi aho like kugira ngo ugere ku bantu benshi cyane, noneho nawe yandikishe, nawe mukomeje kwiyandikisha, nkambashimye cyane, binyereka ko munyotewe ukuri amanywa nijoro. Rero iyo video ivuga kuri Kristo aho yaburiye imyaka 18, uyirebe nayo ikumara amatsiko y'ukuntu ibintu byagenze, kuko bivuga ko ashobora kuba yarageze no mu Buhinde. Nkambashimye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.